15:16 aravuga ngo iki? Aravuga ngo simwe mwantoranije, ninjye wabatoranije. Kuba uri hano, kuba uri kuri ruriya rubaraza, byakozwe n'Imana. Ntabwo byavuye ku bushake bwawe, ntabwo byavuye ku mahitamo yawe, ntabwo byavuye ku bwenge bwawe. N'Imana yagutoranije. Uwo murongo ugakomeza ukavuga ngo niba udushyiraho hariya turabona, bavuga ngo kandi n'abatoranirije kugira ngo mwere imbuto kandi imbuto zanyu zigumeho. Iyo tuvuga imbuto z'ubwami, abantu benshi bumva yuko ari ukugira ibintu, ari ukubakira abashoboye, ari ugutabara abameze nabi. Ibyo nabyo ni imirimo myiza, ariko iyo Bibiliya ivuga imbuto, ivuga ibintu bibiri. One, the fruit of character, ari byo abana baturirimbiye. Navuze ngo uko muntekerereza sinkiriyo nakoze iki, narahindutse. Icya kabiri ni ugusarura imyuka y'abarimbuka. Nizo mbuto ebyiri z'ubwami uzahemberwa ko werekanye Kristo mu mibereho yawe, kandi uzahemberwa ko wagiye wahagurutse bya bindi urizo ukabisangiza abantu. Niyo mpamvu kuri cyo bavuga ngo evangelism, ivugabutumwa ni ubuzima, si ibikorwa. Janze okay, nikamurisha PowerPoint yanyu mfite hano, natubabarire nitu turaza kubitunganya. Yesu ashimwe cyane. Okay, sanugabanyaho, nagira ngo twese dusomere hamwe aya magambo. Ugarutse hejuru ye washyiriweho kuvuga ubutumwa. Geretse yatubwiye ngo turihuta, cyane cyacu ngiki. Simwe mwantoranije, ahubwo nije wabatoranije. Bivuze ngo ntabwo byavuye kuri wowe, byavuye kuri Kristo. Kandi impamvu nagutoranyije, nagushyiriyeho kugira ngo mugende mwere imbuto kandi imbuto zanyu zigumeho. Nta zindi mbuto zibaho zikagumaho ukazibana iminsi yo kubaho yawe yose, keretse imbuto z'imiterere, the fruit of character and the fruit of evangelism. Izindi mbuto zose zishiraho, izindi mbuto zose ziribagirana, ariko imbuto z'ubutumwa bwiza, imbuto z'imiterere y'umuntu. Reka mbabwire, umuntu uri hano udafite amafaranga ariko w'umwizeye ufite imbuto nziza ntazibagirana. Reka dusome iki cyanditswe. Okay, ni Matayo 20. Matayo 20 kuva ku murongo wa 1 kugera ku 8. Okay, reka mbivuge, reka Ndaifu. Aya. Nimwebwe birapfira iwanyu. Okay. Muri 20 hatubwira umugani, reka mvuge mu camake. Hatubwira ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'umuntu wari ufite urugo. Wazinduka kare, aragenda ajya mu muharuro, ajya mu iguriro, asanga abantu bicaye nta kintu bakora. Arababaza ati ko muri aha? Bati nta waduhaye akazi. Ati nimujye guhingira uruzabibu rwanjye. Saa 3 asubirayo, ati mujye guhingira namwe. Arababwira ati mujye mu ruzabibu rwanjye. Ngo basezerana ko azabahemba idenariyo imwe. Ninuza okay. Ababwira ko azabahemba idenariyo imwe. Mu isaha ya 6 asubirayo, mu isaha ya 9 asubirayo, no ku isaha ya 11 asubirayo. Niki cyanditswe, ndaza kugiha join abibahaye aze kubibaha mu group yanyu. Noneho bugorobye nyiruzabibu abwira igisonga cye, ambwira ngo hamagara abakozi tubahembe. Ibyakurikiyeho simbishaka. Niki nshaka hano, ndashaka kubereka, hari abantu bajya batubwira ngo nta kibazo, ngo abaje kare, ngo natwe twakererewe, ngo twese twahembwe rimwe. Udasobanukirwa ibyanditswe. Uyu munsi iki cyanditswe ugiye kukimenya.
Yesu ashimwe cyane. Zamura. Okay. Ingingo z'ingenzi ziri muri iki cyanditswe. Icya mbere, iki cyanditswe kiragereranya imiterere y'ubwami bw'Imana. Icya kabiri, umuntu ufite urugo biragereranya Kristo n'itorero. Icya gatatu, umuntu ufite umurima biragereranya Kristo n'isi n'abantu bari mu isi. Iguriro cyangwa bivuga isoko ryo kuburira Imana umumaro. Kubaho mu buzima ntacyo umariye Imana, uri mu iguriro, uri mu isoko ry'imburamumaro. Kuzinduka kwe ni ukuza mu isi, igihe yazaga mu isi akishyiraho ibyaha byacu agapfa ku musaraba, nirwo ruzindu rwe. Yaje mu isi aradushaka. Abahinzi ni abavugabutumwa, kandi Bibiliya iravuga ngo umuhinzi ni ukwiriye kubanza kugira gute, cyangwa uwariye ni ukwiriye kubanza guhinga. Bene data, biravuga ngo umuhinzi uhinga ni ukwiriye kubanza kurya ku byo yahinze. Wibaze rero, uri umuhinzi cyangwa uri umuryi? Abahinzi bivuga abavugabutumwa, uruzabibu bivuga abantu bose, idaniyo bivuga ubugingo buhoraho. Ari abaje mu gitondo, kamaze mbere kabaje mu gitondo. Abo mu gitondo ni igihe cya Abrahamu. Imana yatangiranye na gahunda yo gucungura umuntu no kugarura umuntu igihe cya Abrahamu, ubwo yateranyaga Abrahamu kugira ngo Yesu azabone aho azavukira. Igihe cya saa tatu ni igihe cy'amategeko irema Abisirayeli n'igihugu. Igihe cya saa sita ni igihe cy'abahanuzi. Igihe cya saa cyenda ni igihe cya Yesu n'intumwa. Igihe cya saa 11 ni igihe cy'itorero. Umugoroba ni imperuka. Ibi bishatse kuvuga iki? Byamugeze mu kangu ureke gukinisha iby'agakiza ufite. Inyuma y'itorero hari imperuka. Inyuma y'itorero hari imperuka. Ntabwo Imana iteganya kuzahamagara ikindi cyiciro cy'abantu. Itorero, Abefeso 3:10 aravuga ngo Imana yagennye ku itorero rimenyesha abafite ubutware n'abafite ubushobozi imbaraga zayo, imbaraga z'ubumana. Hejuru y'itorero, reka mvuge ururimi rutari rwiza, itorero nibwo bucura bw'Imana mu isi. Rero kuvuga ngo rero ngo mwebwe ngo natwe ngo twaje, abandi baje saa 3, wowe waje saa 6, ngo mwese muzahembwa kimwe. Ntabwo ari icyo cyanditswe bivuga. Ari Aburahamu, ari Isaka, ari Mose, ari abahanuzi, ari intumwa, ari abigishwa, twese twagenewe igihembo kimwe, n'ubugingo buhoraho. Amen. Haleluya. Amen. Menya ko rero turi mu mugoroba w'ibihe. Nta gihe dusigaranye. Inyuma y'itorero nta bandi Imana izahamagara. Nitwe tubwirwa gukoresha agahe dusigaranye mu ruzabibu, ari ryo vugabutumwa. Amen. Waba usize iki ku murenge utuyeho? Ni rwibutso ki waba usize aho utuye? Wibuke ko ejo cyangwa uyu munsi ushobora kubaye. Waba usize iki cy'urwibutso? Reka mbabaze abari aha bakuru n'abatoya, ninde wifuza kubaho wenyine ntabyare? Ukavuga iti igihe ndashaka kwiberaho nitira utwanjye. Hari umugabo twari turagera n'itorero ryacu, yararwaye, yari umusiramu, ararwara, arangije ageze igihe cyo gupfa, yararwaye sida. Ageze igihe cyo gupfa yirukana abagore be 2 n'abana 6. Yamaze ko yirukanye umugore ati barakavuna umuheto, narabishakiye nawe wazagishakira. Agurisha isambu, agurisha ifamu, agurisha inzu, arabibya birangiye arapfa, turamushyingura.
ninde ushaka kumera gutyo? Kubwiriza ubutumwa bwiza niko kuzuka, kubwiriza ubutumwa bwiza niko kubyara, niko kororoka. Niba udashaka kubwiriza ubutumwa bwiza, my friend, urashaka kugumaho wenyine. Urabwirwa kuva mu kubura umumaro. Twabonye kwigurira ari ubuzima budafite Imana umumaro. Urabwirwa kuva mu buzima budafite Imana umumaro ukajya mu buzima bufite. Ibihembo biteganijwe ni bimwe uhereye kuri Aburahamu kugeza none. Hano yaravuze ngo yahamagaye umukuru w'abahinzi. Nabyise mu rurimi rwumvikana rw'iki gihe. Narasuragorinze kuva bambwiye ngo nzaza kwigisha ko numvaga ibyo byose yabivuze. Cyari saa 10, iyi PowerPoint irateguye saa 10 za mu gitondo. Nibwo nabonye umuyoboro wo kubyinjiramo. Ntabwo nashakaga guterura yanuze yabise byose yivuga ubutumwa dufite oya, nashaka kugira ngo mbize ubu ni ubutumwa bwanyu. Haleluya. Kapita w'abahinzi ni umwuka wera. Umwuka wera ni ugushyiramo ishyaka, umwuka wera ni ugushyiramo umutwaro wo gusenga, umwuka wera ni ugutuma wisiga ubusa, umwuka wera ni ugutuma ubikora neza, umwuka wera ni ugutuma ubitinyuka. Niwe Kapita. Haleluya. Mariza mugenzi wawe rero ngo Kapita yakubwiye gukora iki uyu munsi? Kapita katubwiye gukora iki uyu munsi? Reka mbabwire ikintu kimbabaza kuri Kato. Uyu munsi dufite ubukwe. Muze kureba ya makato, muze gusaba Imana babageni wenda babwire babafungurire kadimwe. Inyuma kararabagira, ariko urebye urukarito bafunitsemo uteye ubwoba, urasa nabi. Bamara gufungura akado bakanujugunya. Niko abantu benshi bameze. Inyuma turarabagirana, inyuma tuvuga ibintu bikomeye, ariko imbere muri twebwe ntacyo tumaze. Kapita wawe yakubwiye gukora iki? Bana we, ikibazo hangana nifuje ko musubiza. Ubona ari iki aba bahinzi bashyiriwe muri uriya murimo? Ubona ari iki? Bajya mu murima gukora iki? Ariko hari n'abajya mu murima kwiba. Bajya kwiba ibyo batahinze bakajya gusarura ibyo batahinze. Nibo benshi. Noneho Kapita wabo bagiye mu murima gukora iki? Aba bahinzi bashyiriwe iki mu murima? Barabwiye ngo nimugende muhingire. Go and do. Genda ugire icyo ukora. Haleluya. Wowe ubona barashyiriwe iki? Warashyiriwe wiki? Ubona ubereye iki mu itorero? Amazing grace, how to make a itorero. Okay, anyway. Kuki bose bahembwa ibingana? Rero Bishop arababwira ngo twebwe ngo turari imisore tugenda ngo tuzahembwa ibiruti by'abakuru. Twese reka mubwire, wowe niwo ubura igitangaza ukumva usumba abandi warakoze ibiruti by'abandi, barakubera igihembo. Aho urakoreraho Kapita wawe yagize ati yagushize. Tuko narabibera ba Kapita. Aba mu gitondo kugera saa 10. Iyo usomye uwo murongo hepfo zaho, iyo usomye uwo murongo hepfo, umurongo wa 9 batangira bitotomba ngo mutwe duhaye bikana n'ibyabatwe kiriwe tuyiga no rutende bimwe. Arabwira ati mugenzi wanjye ufite ububasha bwo gutanga ibyanjye uko ushaka. Haleluya. Utekereza ko uwagumye mu iguriro yahembwe nk'uwahinze? Simbabaza ariko ndababaza mwe. Uwagumye mu rugo n'uwagiye mu ruzabibu bahembwe kimwe? Ikibazo cya kabiri, uwagumye mu rugo yarahembwe? Wowe se niba wagumye mu iguriro ukaba utabwiriza abantu ubutumwa bwiza, uzahembwa? Niba uvuga ngo ngenda ashaka ibihembo, reka mbabwire ibindi byose uzakora ni nziza, ariko ikintu uzahemberwa n'umwana. Mana we, nukuzana abantu kuri Kristo. Byo yushize ku cyumweru yadusomeye ibyanditswe
muri Daniel 12:3 turavuze ngo bahinduriye benshi ku bukiranutsi ujya munsi bazarabagirana. Noneho uzahembwa ikirere barizabigeza kwegera ngo ukuntu uzahemberwa iki. Hari abantu bari aho bishobora kubabarira, hari abantu bari aho mu by'ukuri ntacyo bishe, nta n'icyo bakijije, ntacyo babangamiye, nta n'icyo bungura, nta n'ikibareba, mbega nta n'ikibahangayikishije. Aririra akawunga ye, akirira akaryama bugacya akazuka akigendera mu kazi, nta kimureba n'ibyabarira. Uzahemberwa iki? Ese ubundi umariye iki ubwami bw'umwami wawe? Mbariza mugenzi wawe uri mu bwami, n'icyo umariye ubwami? Kuki wicayeho udafite umumaro? Why? None reka tugere muri cya cyanditswe cyacu tugana ku musozi. Ndabizi buriya gihe cyatangiye kumva 15:16. Twibuka ko atari we watoranije Kristo, Kristo niwe wagutoranije, kandi hari impamvu yagutoranije. Ujya mu isoko ugatoranya ibirayi, ubitoranyirije kubitaka n'imitako mu rugo. Ubitoraniriza? Ujya mu isoko ugatoranya umwenda, ukaza ukawumanika ngo ujye ureba. Utoranyiriza iki? Hanyuma nawe Imana yaje mu iguriro igukurayo kugira ngo ijye kureba gusa inyambo z'umwami, aho Imana izazimurika. Niba Imana ifite isoko izakujyana ibere ngo mujya mubona mu imurikagurisha, hari abantu bazana ibyumbati byashishe, hari abazana inkoko zabyibushye, hari abazana mbega. Imana ifite isoko aho izatumurika. Reka turebe rero tumanuke hepfo. Imbuto ni ebyiri. Urubuto rwa mbere ni Christ character, ugomba gukora uko ushoboye kwera imbuto z'ubwami. Hano iki cyanditswe giteye ubwoba 21:43 turavuga ngo nicyo gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzabunyagwa bugahabwa ishyanga ryera imbuto za. 3:8 akavuga ngo nuko mwera imbuto zikwiriye abihani. Niba hari ibintu bibabaza muri ubu buzima ni ukubana n'umukristo gito, umukristo upfapfana utagaragaza imbuto z'ubwami. 13 hano muri Luka, kandi abacira umugani ati hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe, bukeye araza awushakaho imbuto arazibura. Abwira abahinzi ati dore none uyu n'umwaka wa gatatu nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibona, ubuce urakomeza kunyonyoriza iki ubutaka? Nawe aramusubiza ati databuja, bureke uyu mwaka nawo muhingire mufumbire, ahari hanyuma wakwera imbuto, icyakora nutera uzawuce. Dore ikibazo gihari, abantu b'ingeso mbi abantu batera imbuto z'ubwami bari muri riski yo gucika, bazawuca. Urubuto rwa kabiri, imbuto y'ivugabutumwa cyangwa se gusarura imyuka y'abarimbuka. Matayo 28:19 hano mubwira ijambo ngo go ni intentional, mukwiyemezwa ngo niyemeje kubwiza ubutumwa bwiza, nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa mubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Mugende muhindura abantu. Petero wa kabiri, hari cyane tw'abakristo bose bakunda iki baragikunda, ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami. Siko kivuga hano, ariko mwebweho, twese dusome cyane, ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi mutamba ibitambo ishyanga ryera. Imana ishimwe ko muri abera. N'abantu ntabwo muri ibiti, n'abantu Imana yarose yabarongeye iki? Kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye. Mwamamaze ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo itangaza. Umva rero ibingibi byo muri 2 n'ibitabaho. 2:14 haraza
haraza ibihano no guhera, cyangwa abatware kuko ari bo batumwe nawe guhana inkozi z'ibibi no gushima bakora neza. Yesaya 9:1, abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gicucu cy'urupfu, mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Niyo mpamvu tuvuga ngo muri umucyo n'umunyu w'isi. Kandi twabonye ku isi ari abantu bose, mugende muhindurire abantu. Amasomo twigamo ni ayahe rero? 1. Ivugabutumwa n'ubuzima, nari nabivuze ntangira, n'ubuzima ubaho kuruta ibikorwa ukora. Kwera imbuto z'abizera no guhamiriza abantu ko bagomba gukizwa, nibwo buzima ubaho. Nukwera imbuto z'abizera no guhora uhamiriza abantu ko bagomba gukizwa. Cya kabiri, turi abakozi ba nyuma, turekereho gutakaza umwanya. Menya uburyo ukoresha impano zawe, wera imbuto kandi wamamaza Kristo. Amen. Turi abakozi ba ryari? Ba nyuma. Turi abakozi ba nyuma. Zirikana iteka ko uri mu ruzabibu, ko nutera imbuto uzabihanirwa. Nutabwiriza ubutumwa bwiza uzabihanirwa, uzaba nk'abagome bose. Kandi twabonye kubwiriza kabiri. Icya mbere ni ukubaho ubuzima bwera imbuto z'ubwami nkukoze Kristo isoni. Icya kabiri ni uguhora uhamiriza abantu kugira neza k'umwami wacu. Nukora ntiwongere kwibeshya yuko uwakoze azahembwa kimwe nawe utarakoze. Bivuze iki? Ntukomeze kwibeshya ngo uwakoze azahembanwa nawe utarakoze. Hari abakozi benshi bakora mu Rwanda, hari n'abantu benshi badakora mu Rwanda, bose ntabwo bajya gufata umushahara ku kwezi. So twitangire kubwiza ubutumwa bwiza. Nukora ibyo ukora byose, byaba bibi cyangwa byiza, uzabihemberwa cyangwa ubihanirwe. Nitwe ijuru rihanze amaso mu gukiza abantu ingoyi y'ibyaha. Ntabwo tujya tugira isengesho, ariko hari isengesho hano ugiye kugusaba ugomba gusenga. Tugiye kurisenga, turifate nka ndakuramutsa Mariya yacu. Aravuga ngo 1, 2, 3 mukunde kandi umwiteke mufashe. Okay, 1, 2, 3. Mwami shyira ubugingo bw'umuntu udakijijwe ku mutima wanjye, umukunde kandi umwereke urukundo binyuze muri iki. Umfashe gukora uruhare rwanjye kumuhindurira ubwo bugingo. Hano ikintu mbakoreye mberetse umutima w'ubutumwa bwiza, ariko ntabwo mberetse uburyo bwo kubishyira mu bikorwa. Ikintu nasorezaho hano nuko hari ibintu bine by'ingenzi bigize ubutumwa bwiza ubwiriza. Icya mbere ni akaga k'umuntu udafite Kristo. Igihe usangiza abantu, niyo mpamvu ukoresha ubuhamya bwawe kugira ngo ubereke aho Kristo yagukuye, kugira ngo ubone uko umwereka ko nawe agomba kuvayo. Icya kabiri ni ingaruka zo kutavayo, ni ingaruka zo kudakizwa na kurimbuka, akaga kazamugeraho. Icya gatatu ariko ni urukundo rw'Imana. Icya kane ni amahitamo ye. Yesu ashimwe cyane. Bakundwa bene data, abantu bari kurimbuka, twebwe turi mu itorero. Abantu bari kurohama mu mazi, twebwe turi ku rubaraza. Ese twiyicarire, twikomereze n'imishinga yacu, twikomereze n'ubucuruzi bwacu, twikomereze n'imikino yacu, abantu bakomeze barimbuka. Ububasha buri mu biganza byawe. Haleluya. Amen. Slide ya nyuma. Ibyo mbibabwiye kuko mbakunda. Reka duhaguruke dusenge rya sengesho, idusubirizeho. Nagira ngo ubu noneho tugiye gusenga isengesho, tugiye kuvugira isengesho mu buryo bwo kurisenga.
zamura umutima wawe. Nta kindi kintu washimira Imana muri ubu buzima yaguhaye agakiza keretse kuyizanira abarimbuka. Keretse ari cyane tugasomye ejo bundi kirababaje cyane, kiravuga ngo amaraso yamenetse yose uhereye igihe cya Abeli kugeza uyu munsi ngo azabazwa abari uyu munsi. Rimwe kabiri gatatu, Mwami shyira ubugingo bw'umuntu udakijijwe ku mutima wanjye, umukunde kandi umwereke urukundo binyuze muri njye, umfashe gukora uruhare rwanjye kuguhindurira urwo rukingo. Mana, mu izina rya Yesu, wadutoranije kugira ngo twere imbuto, kandi imbuto dukeneye uzatubaza ni imiterere yacu n'ukwera imbuto zikwiriye abihana, ndetse ni ugukoresha ububasha waduhaye kugira ngo tuguhindurire abarimbuka. Ndagusabye mu izina rya Yesu, n'itorero ryawe n'abana bawe, cana umuriro wawe mu mitima yacu kugira ngo tuve mu bindi byose turimo, turebe biriya biganza bizamuka, turebe ariya amajwi atabaza, turebe bariya abantu barohama. Mwami, bamwe turabana mu rugo, abandi turaturanye, abandi turakorana, abandi duhura nabo mu nzira. Ndagusabye mu izina rya Yesu kugira ngo duhe umutima ubahindukirira kugira ngo tubakuzanire. Umugisha itorero Christian Unity Fellowship kugira ngo Mwami giye kumera nk'ayandi, tugire umwihariko wo kuzana abarimbuka. Icyubahiro kibi cyawe, kuko kapita wacu ari we Mwuka Wera azadushoboza. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Mwongera amashyi menshi.